twongeye kubaha ikaze muri sito za Ishuri TV mukaba muri kumwe nanjye Seth ndetse na mugenzi wanjye Nsengiyaremye Bernard. Umeze ute Bernard? Meze neza nta kibazo ndashima Imana. Ibintu biragenda neza nta kibazo. Ibintu biragenda neza nta kibazo. Nyibutsa ariko ubushize twaganire ku bintu bigiye bitandukanye mu buryo social media influence. Twabwiye abantu uburyo bwo guhanagura televiziyo, gukora isuku n'ibindi bitandukanye. Na cya kibazo abantu bagiye batangira kugisubiza. Na cya kibazo iki kijyanye no dufungura ubwonko cyane. Twatyaza ubwenge. Tyaza ubwenge. Nkuko bimenyere rero hari ikintu twabasezeranyije cyerekeranye no kubatumirwa. Kubazanira umutumirwa hano muri studio, abatumirwa bagiye batandukanye bafite ibintu bakora biri tekinike, bakabaganiriza tukababaza ibibazo byafasha abantu muri rusange, nabo bakadufasha aho bibereye mu rugo iwabo. bari mu rugo. Urabona tekinike cyangwa se electronics muri iyi minsi isi iri kwihuta cyane muri tekinike. Bisaba rero ngo abantu banagendane nayo, ariko haba ikibazo cyane dukunda kugenda tubona cy'ibintu bikoreshwa igihe gito cyese biri pirate mba ariko navuga. Turaza kubaza rero umutekinisiye ubimazemo igihe adusobanurira uburyo umuntu yagira amahitamo meza cyangwa ikintu kiri karite gifite ubuziranenge mu gihe ugiye kugura telefoni cyangwa mu gihe ugiye kugura televiziyo, ibikoresho bya electronics. Ubu twavuga ikintu kiri caguwa cyangwa kiri magazi. Mbere bundi twumvaga ko imyenda ya caguwa ari ikomeye, ariko n'undi mbona ariko biba bimeze. Ubwo araza kutubwira uburyo ki twahitamo ikintu kigize muri electronic. Nawe twavuga ko ari caguwa na magazi. Muri tekinike hari ibintu nyine biba bifite navuga nk'ubuziranenge cyangwa se bitewe n'ibintu bibikoze biba bikomeye cyangwa se ibindi bidakomeye n'ibindi byinshi. Turaza kumuganiriza umwanya, aratubwira byinshi mu byo akora mu buzima bwe bwa buri munsi, adusobanurire uburyo yatangiye, aho akorera se, uburyo afasha abantu. Reka twakire umutumirwa aze atugezeho bumwe mu bumenyi afite, namwe abasangize aho muri aho ngaho, agire n'inama anatugira mu buryo ki bwo kugira amahitamo dushaka ikintu cya original, haba kuri televiziyo, haba ku maregiteri, amamashini, ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye. Nimujye kure, reka twakire umutumirwa. Murakoze kumpa ikaze mu Ishuri TV. Ndabashimiye kuba mwantumiye nkaza, ni byiza cyane. Abadukurikiye kuri Ishuri TV, umutumirwa yahageze. Murabibona ko ibyo twabasezeranyije turi kugenda tubikora. Umutumirwa amaze kuhagera, araza kubabwira byinshi. Seti, urabona ko Nzakira yahagereye igihe rwose. Amwe amasezerano turi kugenda twese imihigo. Ntimuze gucikwa n'iki kiganiro, muraza kubonamo Nzakira byinshi ari bubabwire muri tekinike. Ese Nzakira ni umuntu umeze ute? Tubwire muri make, Nzakira ni umuntu umeze ute? Yes. Reka mbibwire amazina yanjye yose kugira ngo mubashe kumenya. Nitwa Nzakira Abdul Hakim, nkaba ndi umutekinisiye, nkorera hariya imbere y'isoko rya Nyarugenge bita muri Kaze ni Kaze. Nkaba ndi umutekinisiye, nkora ibintu bya elegitoronike, televiziyo, ampli, zino radiyo zo mu rugo, mbese ibintu bya elegitoronike mbese byinshi byo mu rugo. Ibyo tuzi ku izina rya domestic electronic devices. Biriya bikoresho byose dukoresha mu rugo, tubabwiraho amampuri, amateleviziyo. Mwumva ko uyu munsi dufite umugisha wo kuba turi kumwe n'umuntu w'umutekinisiye ukomeye kandi uzi ibintu byinshi. Yego. Harimo na cya kibazo kimwe cya ampuri umuntu yigize kutubazaho, ndumva nakigeze muri comment. Nacyo turaza kukimuha adufashe asubize abantu. Yego, nta kibazo rwose. Hanyuma utinda umutekinisiye, nkorera muri Kazi ni Kazi, ibijyanye n'amateleviziyo n'ibindi byinshi wagiye uvuga.
Yego. ubona nyirizina ibintu bikunda gupfa cyane abantu bazana ni ibihe ibintu muhura nabyo cyane bipfa cyane? Okay, ibintu dukunze guhura nabyo buri munsi ni cyane cyane ni televiziyo, furate nizo ziri gupfa cyane muri iki gihe. Nizo zigenda zipfa inshuro nyinshi. Yego na radiyo nazo zirapfa ariko zitandukanye n'uko televiziyo zipfa. Televiziyo nizo ziri gupfa cyane muri iki gihe. ubwo ntitwavuga ko wenda byaba biterwa n'uko televiziyo ari nyinshi mu baturage cyangwa se ari pirate cyangwa se zoroshye, ubona byabite donc ibyo mukora mubona byatewe n'iki cyangwa se Bon, okay. kuri televiziyo? Ntabwo wenda tuvuga ngo ni pirate, hari zihari za pirate umuntu ashobora gutangira gukoresha ayimaranye nk'ukwezi kumwe cyangwa se amezi abiri ugasanga televiziyo itangiye gupfa. Ariko niba hari nk'umuntu waguze televiziyo ayimaranye imyaka 3 wenda nibwo ipfuye amatara, sibyo? Hakaba niyo wenda amaranye nk'imyaka 5 wenda nibwo igize ikibazo cya motherboard. Urumva ko rero ziba zitandukanye hagati y'iyo ngiyo yatangiye gupfa aribwo akimara n'amezi 2 cyangwa 3 na ya yindi ashobora kuba amaranye nk'imyaka 3 cyangwa 5. Burya televiziyo iyo yapfuye amatara ntabwo iba yapfuye urebye ahanini, kuko na amatara aba ananiwe ni ukuyahindura ukaba washyiramo andi matara. Ntabwo rero biba bivuze yuko ari televiziyo mbi, kuko n'ubundi amatara ngira ngo nayo dukoresha mu ngo bisanzwe agera igihe agashya agasaza se kandi ari ikintu kinayamennye nayo. Yego, nkuko n'ubundi amatara ageraho ukabona arashaje amaze igihe ukabona yanze kwaka, urumva nyine aba yananiwe. Biba bisaba yuko ya matara uyahindura ugashyiramo andi matara. Ese nka waruvuze ku kantu ka motherboard, urugero nashaka kuba mfite LG yanjye ipfuye motherboard, ese hari ubundi buryo wayisimbuzamo yindi cyangwa ni ukugura indi imeze nk'ayandi yari irimo? Oya, ndavuga ngo motherboard zirahari, hari izindi zihari za universal ushyiramo kandi nziza cyane kandi zikora ku buryo nta kibazo kindi uhura nacyo kandi ikaramba, ndetse ishobora no gukora birenze n'iyo ngiyo byazananye ku buryo abantu bikomeye cyane rwose nta kibazo pe. Yego. bo televiziyo uti ziba zirimo amoko agiye atandukanye. Ese nk'umuntu ushaka kugura televiziyo, urabona muri iki gihe abantu benshi baba batunze televiziyo kuko wenda zagiye zihenduka, zigenda zigira ubwoko bwinshi butandukanye. Nk'uko tuzi ko wenda iyo umuntu agiye kugura computer hari ibintu by'ingenzi areba kugira ngo amenye ngo ino computer izabasha kunkorera ibi nkeneye. N'umuntu ugiye kugura televiziyo hari ibintu by'ingenzi yareba akavuga ngo iyi televiziyo nzayikoresha imbere nziza, izakora igihe kirekire. cyangwa se ni gute umuntu mbere ugiye kugura televiziyo mushya yamenya uburyo yagira amahitamo meza, cyangwa se yo kumenya ngo iyo televiziyo ni original aguze muri make? Yego, bivuga ngo burya ikintu cya mbere na mbere ureba ishusho. Televiziyo ukireba ureba ukareba uko ireba ukavuga iyi televiziyo ndabona iri kureba neza, urebye n'izindi wenda karite y'ishusho ukavuga iyi televiziyo ifite karite ku ishusho ni nziza rwose nta kibazo. Ntabwo ahanini burya wakwita kuri housing, ahubwo wowe wareba ukareba iyi televiziyo iri kureba neza koko. Noneho ikindi cya kabiri ntabwo ni ukuvuga ngo ziriya televiziyo za CRT nk'uko uko zarebaga zititiramo, noneho rero niyo ugiye kureba televiziyo y'ubu ngubu ya furate ukavuga ati byibuze ndashaka televiziyo iri originali, ureba ishusho nyine ifite ukabona ko ari ishusho y'umwimerere, ifite ishusho y'umwimerere, noneho ukabona kuba wayigura. Ariko njye nkanjye hari izo nabahitiramo njyewe ngendeye ku marangamutima cyangwa se nkurikije nyine televiziyo nk'uko ndi umutekinisiye, hari izo mbona zireba neza cyane rwose. Nka televiziyo nshyashya zihari, hari nk'izo bita King, televiziyo nziza cyane, nziza pe. Nabonye ifite amashusho, ifite ishusho ni HD kabisa. Noneho
nabonye ifite n'ibindi bintu byinshi bitandukanye nk'uko ijyaho ari antene y'igisahani ikorana na satelite, ukaba ifite screen mirror, ukaba washyiraho telefone yawe ukayihuza na televiziyo bidatwaye interineti, mbese ku buryo video ufite muri telefone wikiniramo muri televiziyo hariya. Ubwo bivuze ngo ibyo ndeba muri phone no muri televiziyo hano ndi kubirebamo cyane rwose. Ni ukuvuga ngo niba ari video ufitemo hano uyikinamo muri televiziyo, niba ari amafoto uyareberamo hariya muri televiziyo yawe rwose, nta mayinite bitwara, nta kintu n'ubundi. Upfa kuba ifite telefone ifite screen mirror, cyane cyane Samsung. Nabonye telefone za Samsung ziragira, hari na Tecno zigira nyinshi, na za Huawei ziragira screen mirror, ku buryo ushobora no kuri YouTube ujyaho ukoresha telefone uri kubireba muri televiziyo bitagutwaye amayinite, bitagutwaye ikintu. Ni ukuvuga ngo b'abantu uba usanga bafite televiziyo barebera filimi muri telefone. Ushobora kuba ufite filimi muri telefone iri karite nziza ukayishyira kuri televiziyo ukareba nta kibazo, ukerekana bagenzi bawe bataje ngo batagombye kuza kurebera muri telefone ngo baze guhengereza wapi. Uhita uyikonekitaho hariya, ni ibintu byoroshye, nta mayinite bisaba, ntacyo. Uhita uyikonekitaho kuri televiziyo mukareba mwese, panda kujya kureba. Urumva ko nk'iyo televiziyo ni televiziyo umuntu yagira abantu kugura, iri muri size zitandukanye. Size zose zirahari, hari 24, 32, 43 zirahari. Kandi rwose ntabwo zihenze pe, ntabwo zihenze rwose, nabonye ari make cyane. Igiciro ni kiri hasi, nabonye rwose kiri hasi. Izindi hari n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Wenda iyo niyo nari mbahitiyemo, wenda umuntu ayimenye, ntabwo abantu benshi wenda bayizi. Yanditseho King, aho uzayibona hose, nushaka kugenda ubaze mu maduka yose ari mu mujyi uvuga ati dushaka televiziyo yitwa King, murayihasanga ahantu henshi zirahari. Hariya City Plaza hose nabonye zihari rwose, zirahari. Kandi nabonye ntabwo zihenze cyane, zitandukanye n'izindi. Website ya King CR wandika wa3.kingcr.net, iyo ugiye usangaho products za King Electronics, televiziyo, radio, ampuli nini, byose urumva ni products ziri available mu gihe gitoya, zizagenda ziza nyine buhoro buhoro. Urumva ko yarabiteguye, uramugabo yarabiteguye neza, umugabo arategura, ari mu kazi, umugabo arategura rwose. Ku miteguro nabana ntidanje rwose, kuko urabona nk'iya televiziyo yanjye, nabonye ya televiziyo irimo ubwenge kabisa. Rero urumva ko n'abashaka radio mu gihe gitoya bazaba bari kuzibona za King, ku bantu byose byanditseho King yanyu sawa kabisa. Nabashishikariza kuba mwabigura kuko ni sawa. Hanyuma dusoza twitegura kugera ku musozo, Nzakira mwumvise aho akorera, ibyo akora, serivisi atanga. Hanyuma abantu bagushaka by'umwihariko, na nyuma ya interview ni gute bakubona gute? Nimero za telefone se, address, hari uburyo babarangira bakakugiraho neza, cyangwa ubaye nimero za telefone? Twese ntabwo ariko tuzi kazi ni kazi. Yego, ntabwo ariko abantu benshi bahazi, uretse ko irazwi buriya kazi ni kazi neza. Gusa ubu ngubu irazwi kabisa, ariko n'abatahazi nabaha nimero ni 078 781 61 62 32 450. Ahandi kuri Instagram bakwandikaho Nzakira, abantu bahita mbona vuba ni byoroshye. Instagram ni Nzakira. Noneho ikindi nuva nta bindi birenze, nuva ari ibyo ngibyo. Nimero niyo ngiyo nkoresha. Ubundi ni muri kazi ni kazi, uhageze ukaba ndashaka shehe muri kazi ni kazi, abantu bahita bakongeza naho ni mushehe uri muri kazi ni kazi. Uretse nge abantu ni nyine mba ni gutsika ndaho ngaho kuri televiziyo, abantu ni vuba nta bintu byo kumara amasaha, ni iminota nko gukora vuba ugahita ugenda, kandi ibintu neza rwose, kataha wishimye wakire cyane rwose. Reka mbagira ngo niba nkukoreye uri umukiriya umwe, ejo uzanzanire n'undi. Rero iyo umuntu abaje se televiziyo bayikoreshe muri kazi ni kazi, kwande kwa shehe fata nimero. Buriya iyo nshitse naguha nimero mba mpombye.
cyane. hanyuma abadukurikiye kuri ishuri tv murabona nk'uko twabibasezeranyije ko tuzagenda tubazanira abatumirwa bagiye batandukanye. uyu munsi twari kumwe n'umutekinisiye ukora televiziyo ampuri, atanga n'inama zigiye zitandukanye z'uburyo mwabikorera amasuku, mwabyitaho n'uburyo wabasha kuhitamo karite cyangwa se ibiri orijinali. Reka rero tumushimire, ariko mbere reka tumuhe umwanya agira icyo abwira abadukurikiye kuri ishuri tv n'inshuti ze muri rusange, icyo wababwira dusoza twitegura kugana ku musozo. Yego bo no hagati aho ngaho kamaze nshimira niba navana umuvandimwe birenze ubuvandimwe bita Kabaka hariya ku nama nkuru y'urubyiruko ku Gitega nayizamuye nawe urabyumva. ubwo rero hagati aho ngaho aderese nayibahaye ko ari muri kazi ni kazi. ndasuhuza abatekinisiye bagenzi banjye Kabaka, harimo abo dukorana muri kazi ni kazi, ntibagiwe uwo bita Twiringire Safari, harimo Bertin nawe ntabwo namwibagirwa, uwo bita Muvunyi nawe umusaza ari aho ngaho ni neza kabisa, nawe ndamushimiye ndanamusohoje aho ari. ntabwo nakwibagirwa uwo bita Norbert cyangwa se abo bita Babdoni, abo bose ndabashuje kabisa, n'abatekinisiye bagenzi banjye dukorana muri kazi ni kazi, ariko hari abakora muri kazi ni kazi yo hirya na kazi ni kazi yo hino. abantu rero bijya bibacanga iyo hirya niyo hino, ariko iyo hino ubundi niyo kazi ni kazi ya mbere. arabizi ariko ibintu no gushwanya gusa ibiri mu kazi n'abantu bakoreramo baratandukanye, kuko haba harimo abantu benshi cyane, ni na nini cyane, birisanzuye. niyo kazi ni kazi ubundi iriya ni yavutse, iriya niyo kazi ni kazi ya mbere. ubwo rero ariko hagati aho namwe ndabashimiye. Murakoze cyane kandi natwe turagushimiye kubwo kwitabira ubutumire bwacu. n'ejo bundi ni karibu. nta kibazo rwose, ndi kumwe namwe, ariko ntibagiye kubwira abantu bari kureba ino video ari nk'urubyiruko turi ku ishuri TV. ubwo rero ahantu ukeneye kwiga nta kibazo ni karibu, kandi ubaye uri kure jya kuri YouTube ubundi utwandikire utubaze, ibisobanuro bihabwa. ubwo rero ndabashimiye. turagushimiye tubibutsa abadukurikiye kuri ishuri TV ko amasomo n'ibiganiro tugenda tubagezaho bihari ni byinshi, kandi tubafitiye ibyiza byinshi, tubibutsa gukora like, share na subscribe kugira ngo amasomo n'ibiganiro tubagezeho mujye mubibonera ku gihe. murakoze cyane, turagushimiye cyane.